izina nitwa Temari Abdel aba superstar ukina umukino wa football abandimo kwitegura umunyamerika wa mbere ku isi uzarya dendo ukazarya dendo zingahe ngewe nazarya dendo nkaziri dendo zirindwi uzazimara nzazirangiza kabisa ndasaba abafana benshi abanyarwanda kuzitegura mu kwa munani ku tariki 3 umunyamerika niwe azaba yageze mu Rwanda abansaba abafana bandi b'abanyarwanda kuzaza kumfana bakaza ari benshi no kuvuga ngo nanjye nkeneye kujya muri iyo Guinness Record urashaka kuyijyamo kabisa nihuse kuko ntabwo umunyamerika yagira Guinness Record twarabonye ibintu arya kuko nibiki ubwo naramuka gutsinze ntuzaseba Temari ntabwo nzaseba jewe nziko maze gukina n'ibihugu 58 ya Afrika na Asia ntabwo nigeze nseba rero umunyamerika umwe bamwita uwa mbere kuko ari mu gihugu cyabo ariko narakina n'ibihugu bya Afrika wewe uzamupiga kabisa lazima ni mshinde ni wetu wa Nyarwanda ni lazima tujitafutie ni ngombwa twishakira twihangira ibyo tugombye gukora ubu nawe wihangiye umurimo tu wakukula kazi ya kukula tu unajua kazi ya kukula ni mchezo mzuri na tunauchezea watajiri wanayotafuta kupumzika kwenye akili. Ni nani atakupatia hizo dendo? Hizo dendo unajua wa manager ni lazima tuwapate. Uko na wengine? Niko na wa manager wa kuweza kunisaidia ndani ya huyo mchezo. None Temari, urabona umuntu agiye kwitegura umukino muri football banza gukora antrenoma, ubu urimo gukora antrenoma mu we buryo? Ndimo ndakora antrenoma ndayikorera i Musanze. Mpamvu tujye Musanze ibiryo byaho bigura make na kirima yaho ni nziza ariko hano birahari hano iwacu birahenze ariko hari ira kirima yaho ifasha natwe dukinira imikino ya food eating imikino yo kubirya ira kirima iradufasha n'ibiryo bigura make none se uri muri antrenoma hungu budendo uravuga ngo uzarya nka zirindwi ubu muri antrenoma izo dendo zikora bushobozi bwo kurya izo dendo byibura ukarya nk'umunani 6 cyangwa 5 Okay, gitangira ubwa mbere gitangira natangiye kurya 5 ubwo mu gutangira n'ubu maze kugera kuri twadendo turindwi nurye minota mike nk'iminota 15 mbaganje minota 15 muri utudendo turindwi kuko ibintu byose bigira amategeko hari igihe abantu bazi ko dukiniye imikino bidafite amategeko ubundi bagomba kudupima ko nta madroge twanyweye bakadupima ibiro bakadupima n'uburebure okay hakazamo arbitre docteur ugomba gupima ibyo biryo ko byujuje ubuziranenge natwe bakareba ko nta madroge dufite icyo nabwiraga abanyarwanda ni ko ibyo bintu bifite amategeko ikintu ubundi kidafite amategeko kiba atari cyo hari bamwe bavuga bati eske bira bintu urya na madaimon ugira jewe kombizi namwe mukora hano mu kazi ka studio mugomba kugira technique y'akazi ka rero kazi katagira technique katagira password ntago abarakaza nawe bitso password password igomba kubiha none se Temari ko wamenyereye kurya dendo zirindwi ukaba ugiye kuzirira ikigali waziriraga ahantu hakonje Kilimanziza nko wazivuga nuramukuri ikigali umunyamerika gutsindiza okay muri iyo minota kuba dukora competition nkorera hariya entraînement ikizamfasha niko nzazirira hano iwacu ikigali ntacyo byaba bitwara kuko ibintu byose ni ukubikoramo practice iyo udafite practice no tubanza kugorora n'ingororangingo tukiruka twava kwiruka ubwo tugafata nk'indobe ebyiri z'amasedwane ubwo urabyumva n'imbuto zivangavanze indobe ebyiri ubwo mu minota y'icumi mba nshigaje yo gutegereza ibindi ubwo mba ndimo kwishyushya mu bindi none Temari ari ngurigeze kuvuga ko yigeze kurya umuceri none kubera kuguhaga cyane ukagenda
uhingukira mu mukonde iyo nkuru urayizi uyu wayivuga okay ntago abantu uko babivuga iyo tumaze kuba ba superstar baduvuga uko babikeneye ubundi hari abavuga ngo warariye uraturika urapasuka ubwo nukuvuga ngo narariye ndavunika ngira injari urabizi ko n'abakinnyi bakina mu kibuga bakavunika ahubwo mbangira ngo mbakureho iriya mvugo nyandagazi buriya ni nko kuvuga imvugo nyandagazi wewe warari uravunika nawe nanjye nagize injari ndetse byabayeho byabayeho muri mwaka byagenze bite kugira ngo muri za 78 ni kera imikino nayitangiye ndi muto mfite nk'imyaka 14 byagenze bite kugira ngo se ubwo nari ngiye gukina n'ibihugu bya Afurika 58 ubundi ngewe abaskuti nibo banyishuriraga kugira ngo njye muri ibyo bihugu bya Afurika nibo bamfashaga no kuvuga ngo icyo gihe nari umuskuti nuko n'icyo gihe nabitangiriye numva mfite iyo mpano nyine n'abaskuti b'abanyamerika iwabo bavuga ko urabizi abaskuti bagira udukino twinshi kujyana ibiye ku kiyiko gucira amazi mu icupa barushanwa ubwo abanyamerika b'abaskuti baravuga ati wacu iyi mikino yo kujyana ibiye ku kiyiko no gucira amazi mu icupa ntabwo iwacu tubikina dukina umukino wo kurya ubwo rero badushiriraho komiseri general wari uw'abaskuti bitaga Reni Siboma aravuga ati noneho ngenda ndashiraho 20,000 temaribwe muhangane n'aba baskuti b'abanyamerika uri butsinde arayajyana ubwo habayo buri muntu kumuha utuguru tubiri tw'ihene n'ibiro 2 by'umuceri n'ubufanti 10 ubwo nukuvuga ngo nabatanze kubirya nijya n'ibyabo banyikubitira bya 20,000 numva n'umukino mwiza ntangira kuwagura gutyo aho abandi nibakitwaze ngo uriya muntu agira amadayimoni agira iki nukuvuga ngo umuntu niba afite impano ahubwo impano ye baje bagerageza kuyumva iyo mpano uko ayifite umaze kuturya se nibwo wowe niyo musanganya y'imvune ubwo maze kujya gukina n'ibyo bihugu bya Afurika ndangije gukina nabo banyamerika twari mu kintu bita jambore y'abaskuti n'ihuriro ry'abaskuti ku isi yose kugira ngo byumvikane neza noneho umuryango w'abaskuti ukajya unyohereza hanze kujya gukina n'ibihugu bya Afurika na Aziya ngarutse hano mu Rwanda mvuye gukina n'abashinwa n'abayapani nari maze gutsinda igihugu cya Afurika y'Epfo maze gutsinda Kenya Tanzania Burundi urumva n'ibihugu byinshi bya Afurika nagiye mpura nabyo nkitwara neza ngeze hano naho nagiriye icyo kibazo nzungurutse ingoma 29 wa marume niho nariye nkagira ngo nicyuya kiva mu kunda kumbe n'umuceri wavagamo ubwo nuko naje guhura niyo mvune nuko ndabyise imvune bitewe nuko abantu babyita ngo narariye ndatoboka ndaturika nkasanga n'imvugo nyandagazi ako niko kantu nagerageje kugira ngo bagerageze kubyumva neza bajya banavangurya ngo metero ya capati kuko byari byo metero ya capati nigeze gukina n'umuntu wo muri Malawi niwe wariye metero imwe ya capati ahubwo ngewe ni 2 ndamutsinda wariye metero za capati kubera umujinya nagize nariye metero 2 kugira ngo mwereke ko ari umukino ako se kuko temari mu by'ukuri imbaraga zitumurya ibyo bintu zikura he nanjye tuvugane nk'umunyamakuru ubu nakubajije ubundi wowe ntugira ibanga mu kazi kawe ndarigira nanjye rero ngira password mu kazi kawe igufasha kurya kabisa ngiye mujye no kuvuga ngo hansaba technique akongera hakansaba niyo password hari ukuntu bihengeka hari ukuntu byaguye kugira ngo hege moto ntabwo njya muri za technique zanjye buriya naba nishakazi nk'ubuye ngo nawe uvuge ibanga ryawe ry'akazi waba wishakazi ni ibanga ry'akazi kabisa ni password ubu se uko ugize temari ugize ibyago uriya munyamerika akagutsinda kutadukira urumva utasebeje abanyarwanda izina nitwa Temari Abdel aba ndi superstar ukina umukino wa football abandimo kwitegura umunyamerika wa mbere ku isi uzarya dendo uwo kazarya dendo zingahe ngewe nazarya dendo nkaziri
dendo zirindwi uzazimara nzazirangiza kabisa. Ndasaba abafana benshi abanyarwanda kuzitegura mu kwa munani ku tariki 3 umunyamerika niwe wazaba yageze mu Rwanda. Abansaba abafana bandi b'abanyarwanda kuzaza kumfana bakaza ari benshi. No kuvuga ngo nanjye ngeneye kujya muri iyo Guinness de Record. urashaka kuyijyamo kabisa nihuse kuko ntabwo umunyamerika yagira Guinness de Record twarabonye ibintu arya kuko nibiki. ubwo naramuka gutsinze ntuzaseba Temari? Ntabwo nzaseba, jewe nziko maze gukina n'ibihugu 58 ya Afrika na Asia, ntabwo nigeze nseba. Rero umunyamerika umwe bamwita uwa mbere kuko ari mu gihugu cyabo, ariko narakina n'ibihugu bya Afrika. wewe uzamupiga kabisa? Lazima nimshinde. Ushinde ni wetu wa Nyarwanda. Ni lazima tujitafutie, ni ngombwa twishakira twihangira ibyo tugombye gukora. Ubu nawe wihangiye umurimo tu wakukula. Kazi ya kukula tu. Unajua kazi ya kukula ni mchezo mzuri na tunauchezea watajiri wanayotafuta kupumzika kwenye akili. Ni nani atakupatia hizo dendo? Hizo dendo unajua wa manager ni lazima tuwapate. Uko na wengine? Niko na wa manager wa kuweza kunisaidia ndani ya huyo mchezo. None Temari, urabona umuntu agiye kwitegura umukino muri football banza gukora entraînement, ubonemo gukora entraînement mu buryo? Ndimo ndakora entraînement ndayikorera Musanze. Mpamvu tujye Musanze ibiryo byaho bigura make na kirima yaho ni nziza, ariko hano birahari, hano iwacu birahenze, ariko hari ira kirima yaho ifasha natwe dukinira imikino ya food eating, imikino yo kubirya. Ira kirima iradufasha n'ibiryo bigura make. None se uri muri entraînement nk'ubungu budendo uravuga ngo uzarya nka 7. Ubungu muri entraînement izo dendo zikora ubushobozi bwo kurya izo dendo byibura ukarya nk'8 6 cyangwa 5. Okay, ngitangira ubwa mbere, ngitangira natangiye kurya 5. Ubwo mu gutangira n'ubu ngubu maze kugera kuri twa dendo 7. Nurye minota mike nk'iminota 15 mbaganje. Minota 15 muri utwo dendo 7. Kuko ibintu byose bigira amategeko. Hari igihe abantu bazi ko dukiniye imikino bidafite amategeko, ubundi bagomba kudupima ko nta madroge twanyweye.